nk'uko musanzwe mubimenyereye iyi mu Fosini TV. Fosini TV ikaba ibagezaho inkuru nyinshi zitandukanye. Uyu munsi tukaba twabatembereye muri diocese ya Nyundo, Paruwase ya Biruyi, muri santrale ya Masumo yitiriwe Mutagatifu Luka. Kuri uyu munsi tariki 12 ahagana mu masaha ya saa 4 zo ku manywa nibwo Musenyeri umushumba wa diocese ya Nyundo yasesekaye aho ngaho muri iyo santrale agamije kuza gutagatifuza iyo santrale ya Masumo. Kibazo uti ese gutagatifuza ni iki? Gutagatifuza no guhumugisha. Guhumugisha santrale rero no kugira ngo ibikorwa bizabera mu byose n'ubundi bizabe ari bitagatifu kandi bigera ku Mana nk'uko bikwiye, nk'uko intumwa zabisigiwe mu gutagatifuza imbaga y'Imana. Hari abakristo benshi bishimye kandi bereye kwakira umugisha wa santrale yabo bari biyubakiye, cyane ko babigizemo uruhare rukomeye kugira ngo iyi santrale ivugururwe yuzure, dore ko yari yarubatswe mu myaka ya za 73. Musenyeri yahageze mu masaha ya saa 4 kavura kagwa. Modokari ye yaje rwose kugeraho kuri santrale nayo itari santrale. Abakristo baraho bamwakiranye ibyishimo, bishimira ko ahageze bwa kabiri aho aherewe Musenyeri nawe yakiwe n'akavura k'umugisha amufashije kwinjira muri iyo santrale nshyashya, muri iyo nyubako nshyashya yaraje agiye guha umugisha. Gahunda zatangiye ko zigiye gukurikirana, tukaba tugiye kuzibagezaho mumenye gutagatifuza santrale, umugisha santrale umuhango uko gute. Turaje mu kanya gatoya kuri kiri. Ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Apostolo bavandimwe basentana Masumo, umufasha twakiriye iricyubahiro anakitumva neza umushumba wa diocese yacu ya Nyundo. Umwaka ikiriziya twatangiye gukoramo isengesho ry'igitambo cya misa mu gihe yamaze amezi 8 ifunzwe. Ubufatanye bw'abakristo n'abapadiri tukagerageza kwirundanya, tukagerageza
santarari y'izina Rusumo ari guteraniyemo aka kanya Episkopi arimo guha umugisha kandi akaba yaje gutangiza amagambo yo gukomezwa ku banyeshuri bari kuri batandatu ndetse n'abandi bakristo bakeya bakuru bari bakerewe kurizwa igihe cyo musenyeri aba ni abakristo ba santarari ya Rusumo baje kwakira kandi bishimiye tukaba twifuza ko bafatanya igitambo cya misa bigiye kubikorera ndetse n'imihango itandukanye irabikorerwamo. Nyuma y'uko musenyeri atangije igitambo cya misa ntabwo misa ihita ikomeza, ahubwo atagatifuza amazi kugira ngo aze gutegwa abakristu baje muri uwo mutagatifu ndetse n'inkuta za ya kiliziya nshyashya ihabwa umugisha. Murakoze bamwe duteraniye hano twishimye komite ya Nyagasani kiliziya yacu nshya mucyo tumutakambire kugira ngo abe natwe maze kubw'inema ye no ku bubasha bwe abe umugisha ayo mazi tuguranye imbere y'ubungabire ibyaha byacu kandi ubwo batisimu twahawe bakaba kandi ari buterwe n'inkuta z'iyi kiliziya. Tuzirikana mbere na mbere ko ukwemera n'urukundo ari byatuganirije hano kandi ko twebwe tugira kiliziya nzima hano ku isi imenyesha kandi bigaragaza urukundo Imana ikunda abantu bose. Dusabe Nyagasani Mana yacu ukeneye kuzegesha kuri muri ubuzima ukunda abantu urukundo rw'igisagirane ukabutaba kigeye umaze kwiyemeza ibyaneza bwawe ukabaha ibicumuro byabo kugira ngo bagarure kurahema muri Kristo n'umutwe n'umubiri we dawe nyir'ubutagatifu watweje umwana wa Yesu Kristo maze wagabire kuvuga muri nshya bw'amazi na Roho Mutagatifu rero ningwetegura gusaba umugisha w'aya mazi yiremeye maze namara kugusohokera ku mugazi y'Kiliziya ari ikimenyetso cy'abatisimu kwawe n'itungiro baradukwiye kunzwe na Kristu wayimutsimburira Roho Mutagatifu wawe twebwe n'ababanyi bacu bazahimbaza amabara y'Imana muri iyi Kiliziya tugiye kuzagera muri Yerusalemu yo mu ijuru kubwa Kristu umwami wacu. Rero nari maze kubabwira ko abanza guhabwa amazi umugisha. Iyo musenyeri amaze kuyaha umugisha atangira ayatera abakristu bari aho muri kiliziya cyangwa se aho muri santarari baje gutagatifuza. Kuvuga ngo abantu bayirimo nabo bose abanza kubatagatifuza, kuzenguruka kiliziya yose agenda ayatera abakristu kugeza bose abarangije. Ntabwo atera ubute, nubwo bari benshi cyane yasohotse no hanze hose arabazenguruka, yagira na bakeya asigaza kuko mu nshingano ze nibwo butumwa yahamagariwe kandi agomba no kurangiza iyi si. Nk'uko nabisobanuye n'ubundi, iyo amaze gutera amazi y'umugisha abakristu, abantu bose baje aho ngaho muri uwo muhango mutagatifu, atera amazi
y'umugisha inkuta zose, kiliziya yose akayizenguruka, akagenda atera ayo mazi y'umugisha, ariyo wa muhango witwa gutagatifuza. Batera ayo mazi y'umugisha ku kibambasi, ku nkuta, niko bagenda atagatifuza iyo kiliziya cyangwa se iyo santarari yubatswe. Uwo muhango akaba ari umuhango mutagatifu winjiza icyari inzu isanzwe mu nzu ntagatifu, ituma imihango mitagatifu ikorerwamo nayo iba ari mitagatifu. Muri ubwo rwego rero aya mazi ategwa inkuta kugira ngo zitagatifuzwe n'iyi nzu ibe ntagatifu. N'ibyumba byose biba bigize iyi kiliziya cyangwa se santarari, byose abigeramo akabitera amazi y'umugisha, ntihagire na kimwe gisigara kitatagatifuje. Yo gutagatifurisha amazi matagatifu, noneho hakurikiraho umuhango wa gatatu wo gusiga inkuta amavuta matagatifu. Ni ukuvuga ngo za nkuta zatewe amazi matagatifu noneho zisigwa n'amavuta matagatifu. Ayasiga agenda akora ikimenyetso cy'umusaraba ku nkuta. Ya mavuta akashushanyisha ikimenyetso cy'umusaraba, cyane ko tuzi neza ko ikimenyetso cy'umusaraba gishushanya nde? Gishushanya Kristu wadupfiriye, gishushanya ubutagatifu, gishushanya ko Kristu ari aho ari muzima. Yari inkuru ibanza rero, niba utarakora subscribe kana subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikira neza ibibera kuri iyi channel yacu ya Mufosini TV, bityo ibyakurikiyeho nabyo ubashe kubisobanukirwa. Turabakunda cyane, twifuza ko mugumana natwe.